ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Niba ujya ugenda mu muhanda ukabona imodoka iguciyeho yanditseho Prado VXL cyangwa Prado TXL bikagucanga, si wowe wenyine. Hari igihe wakwibwira ko habayeho kwibeshya wenda bakayita VXL cyangwa TXL, nyamara burya ziratandukanye. Reka tukubwire aho bitandukanira. Twe turi The Fixers. Uruganda kabuhariwe Toyota rwo mu Buyapani rwakoze ubwoko bwinshi bw'amamodoka, gusa buza kwita bumwe muri bwo Prado. Prado bisobanura field mu Cyongereza, ni ijambo ry'Icyesipanyol. Ibi byatangiye mu mwaka w'1984 mu kwa 11 aho bakoraga Prado ya mbere, ariko bakarenzaho n'ijambo Landcruiser bitewe nuko bari bakoze modeli ya kabiri muri uyu mwaka. Gusa zari zifite urusenge rwa plastike n'ibindi bikoresho byakoreshejwe nk'ibyuma. Mu 1990 bahise gukora Prado nshyashya ifite ikizwi nka front fenders. Mu Buyapani bayikoze ifite ikizwi nka electronic fuel injection. Mu 1996 bakoze second generation G70. Hanyuma mu 1996 kandi igihe bakoraga launch cyangwa kumurika iyi Prado igeze mu gihugu cy'Ubwongereza, niho bahise bayihigira irindi zina rya Landcruiser. Colorado yasimbuye yitwa Forerunner, yaje gukurwa ku isoko nyuma yaho. Byakozwe hirindwa gukomeza gukora imodoka ndende z'Landcruiser, kandi banayise Landcruiser Amazone bakanayita Colorado nyuma. Muri 2003 babikuyeho bayita Landcruiser gusa. Muri 2004 hakozwe generation ya gatatu yiswe G120. Iyi muri Amerika y'Amajyepfo bayise Lexus GX470. Muri 2007 Prado yabonye ibihembo bigiye bitandukanye. Urugero, yahawe ibihembo bitatu by'imodoka nziza SUV muri Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2009 rero hakozwe fourth generation, ikaba yaragiye ku masoko agiye atandukanye. Kuva mu kwezi kwa 11 kwa 2009 bakoze uzizwe nka 5 doors na 3 doors. Hano rero niho havuye umutwe w'iki kiganiro, TXL na VXL. Izi Prado zazi zifite amavugurura menshi. Urugero ni ikizwi nka 4-wheel drive. Bitewe rero naho yageneye gucuruzwa, uzasanga izi Prado 4 generation cyangwa zikiragano cya kane, zimwe zifite ipine rya reserve munsi y'imodoka cyangwa se ku muryango w'inyuma hazwi nko kuri boot. Urugero, izo mu Bwongereza uzasanga zifite ipine rya reserve riri munsi y'imodoka. Mu gihe muri Australia na Argentine aya mapine ya reserve aba ari inyuma kuri boot. Ubwo rero nko muri Australia honyine, ahubwo izaho zaje zifite amamodo menshi. Urugero GX, GXL, VX, GXL na VX za Howard. Kandi akarusho k'ikizwi nka Prado Altitude Navigation System. Iyi ni system izifasha kumenya ubutumburuke, uburebure uturutse ku kizwi nka mean sea level ikoresha GPS. Muri Australia ho izaho zaje cyane ari ama GXL. Muri 2023 hakozwe Prado 5th generation cyangwa ikiragano cya gatanu, yaje kwitwa Landcruiser 250. Mu Buyapani bahise nyine Landcruiser 250 iri kumwe na G300 series n'izindi zizwi nka Head G70 series Landcruiser. Muri North America naho ni G250 series yasimbuye G200 bari basanzwe bafite. Naho mu Burayi ho bayise Landcruiser gusa. Muri Australia bakomeje naho kuyita Landcruiser Prado. Muri Afurika y'Epfo bashyize hanze ni ukuvuga ya 5th generation cyangwa ikiragano cya gatanu bazita TX VXL. Muri China bajise TX 5 seater, TX 6 seater na WX 6 seater. Yewe n'ahandi hatandukanye zagiye zisohoka bazihaye amakode atandukanye. Icyo wazirikana nubona imwe ari TXL n'indi ari VXL cya GXL cyangwa n'ibindi, uzamenye ko mu by'ukuri nta tandukaniro kereka generation ziba zitandukanye. Uzamenya ko ari nk'amakode zitandukanye bitewe n'ahantu zigenda zituruka hatandukanye. Icyakora hari utundi tuntu duto ushobora kubona dutandukanye izi modeli zigiye zitandukanye. Urugero, TX ni base model ifite akenshi za manuel. Ama air conditioning ari manuel nayo bisaba nyine kujya gucana, ntabwo ari luxury cyane cyangwa se nta turingusho twinshi zifite. TXL yongeraho comfort ndetse ifite n'amavugurura runaka, yaba mu ikoranabuhanga ndetse na automatic climate control, kimwe na safety cyangwa umutekano, iri hejuru gato ya TX. VX rero iyi ni higher spec model, ifite ikoranabuhanga kurenza ziri ebyiri zibanza. Urugero, ifite airbags nyinshi,
parking sensors ndetse ikagira na engine iri hejuru. CL ni top of the line, niyo yanyuma ifite byose bya nyuma cyangwa se birenze izindi. Ifite high end audio system, ikagira interior design yanyuma ishoboka, comfort yanyuma, urusenge ruri panoramic cyangwa se rumeze nk'ikirahure n'utundi dushya twinshi. Amakuru uzibuka ko wayahawe na Fixers. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri self, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.